amba hafi kuruta umwambaro nambaye. Abarokore ntibanera amabuye da. Ruba twibagase. Ese icyambere twarasoje tujya mu cyumba. Icyumba cyari ikiwabo. Navuze ibigendanye n'amarangamutima yanjye. Nibyo kuko nyine ndayikunda. None se hari ikindi narenzaho? Yegora. Kandi ni yanjye, ni yanjye. Ambera mushya Sandrine, ambera mushya umugore wanjye wana. Munamaze kubishyira akadomo. Hari ikintu uvuze ngo twese tujya mu cyumba. Mu cyumba mwe mugiye gukora iki? Twa tugiye gukora. Ibyo nabaje ngo prekato pa. Ndavuga ni karabaye. None ibi ni ibiki? Umwe inzoga nyinshi. Yanyweye udupeti skoro 8 kose. Ntago ntumujura, ntago niba. Sibyo? Nta mukobwa niba, nta mugore niba, promesse nuwanje. Ubundi bitwaye kinanarayo. Bitanye amateka, dufitanye amakuru. Uburyo prome mu gitondo Jeneza akarara yambaye ubusa naho karara yambaye. Genzacu muzwe n'akamanyu k'umutsima reka. Ese ubwo nyine twararanye, turararana. Iyo Jane umubiri wiwe wamunaniye ntamubwani usumika hariya. Nanjye wanjye unaniye nanjye tuduspose ngende uruhinja nkeneye ibere. Ariko ibere nyine. Basa y'ijoro Jane arimba cyane. Umva. Gasaro TV. Abakunzi ba Gasaro TV tubaha ikaze mumerereye mu mpande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndetse mbabwira ngo abantu bitameze neza no kuri bihangane Imana iri kumwe namwe. Uyu munsi rero tubafitiye abatumirwa. Reka mvuge ngo nabasangwa nago ari abashyitsi mu rugo rwacu. Reka nkoresha iryo jambo. Akaba ari Jeanne na Promesse. Tubahaye ikaze Jeanne. Murakoze cyane. Makuru ni meza. Meze neza. Nta kibazo na kimwe. Ndabona wambaye black and white. Yego. Kubera icyo yahisemo kwambara gutya uyu munsi? Ko sheri yantegetse. Niko yagutegetse. Okay. Promesse nawe tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Kuki yahitimo Jeanne kwambara gutya? Nuko numvaga uyu munsi agomba kuza yambaye gutya. Biramubera, bijya bimubera. Araberwa koko. Aravuze ngo nawe muhitiyemo kubera ko mwari muri kumwe cyangwa? Abantu banabimenyera ariko. Amba hafi kuruta umwambaro nambaye. Abarokore ntibanera amabuye da. Akumenyera kure ibyo wibwira. Uwo ni Yesu. Wowe ubimenya twabiganiriye. Iyo ndirimbo nikivuga. Wa mugani. Ariko ku gace gato k'iyo ndirimbo umba hafi kuruta umwambaro nambaye. Uwo mutoma kutoroshye je byakiriye gute? Mitoma se ko ari ibisanzwe kuri we cyangwa kuri nge. Biranejeje ariko nyine nibwo buzima twiberaho. Hanyuma Promesse hari intuze nabonye ikiganiro mwakoze muri sport kuri Promesse and Jeanne. Nguma mbona abantu benshi bari kuvuga ngo mwakoze sport ariko ngo muri no gushaka ibintu byo kuryamanaho mu makomenti. Mwigize ibiki? Abanyarwanda mwigize ibiki? Kandi ubwo mwasanga mwebwe mubivuga mutarakanda na subscribe. Ngo mwaraprofitaga. Twaraprofitaga. Ruba twibagase. Ese icyambere twarasoje tujya mu cyumba. Icyumba cyari ikiwabo se. Abo babivuga cyari ikiwabo bari badukumiriye. Twari turi muri sport. Twumva twisanzuye nk'uko undi wari wese yisanzura. Nta limite yari ihari kuvuga ngo twagomba gushyira metero iwacu kubera iki. Yego nibyo mushyire mu metero kubera ibibazo turimo bya COVID-19. Mwambare n'agapfukamunwa neza yego. Ariko se nzayamba ndi kumwe na sheri wa mugani we ngo iminwa yanjye iroroshye. Kubuza karo karansetsa ndakibuka je nabonye ku kantu gakomeza gutrendinga ku bantu benshi cyane bagiye batandukanye bibyamamare bagapostinga ngiminwa yanjye ino ngo ukunda iki ngiminwa iroroshye ntiroroshye iratose kare akantu ubona aba star benshi baga postinga wabyakiriye gute? Nge nyikabona naranabashimiye by the way. Burya umuntu afata akantu kawe kaba gashekeje cyangwa se abafite impamvu yagakunze abafite n'impamvu yemeye kugashyira ku kabarore kuri account ye kugira ngo karebwe narabashimiye cyane. Kari akantu rero ntago navuga ngo karantunguye kuko
navuze ikiri mu mutima wanjye cyane navuze ibigendanye n'amarangamutima yanjye nibyo kuko nyine ndayikunda none se hari ikindi narenzaho yegora kandi ni yanjye ni yanjye akubiroroshye ongera urebe iratose amaye nka warebye ko itose itegereza iratosera akanyitose wenda iratose ariko ambera mushya Sandrine ambera mushya umugore wanjye Yohana munamaze kubishyira akadomo hari ikintu uvuze ngo twese tujya mu cyumba mwe mugiye gukora iki twa tugiye gukuramo imyenda twari twambaye kuko twari twayikoranye siporo then tugiye koga kugira ngo turuhuke ikibazo kiriza kogana ntabwo ari ikibazo twaroganye ndanamutsirita arabeshya kuko hari ahantu atagera ntabwo aho twoganye ahantu atagera ni njye uhamugerera nanjye hari aho nagera nawe arahangerera none niyo utagera iyo uri gukaraba nzi yuko umuntu azamura amaboko ahantu hose akayakora niyo utigera ni hano mu bitugu gutya ewe kubera yigize kumvuna hano yakuvuniye se biri mu biki none ndabyibuka twari twagiye ahantu muri interview arangije ndirukanka mu kibuga angwaho hano rero haranavunitse sheri n'ubu nagwa arakira rero iyo ngize gutya noga biranga nzakunga buretse sha promesse nk'umuntu w'umugabo ni gute atigera mu mugongo mba nibebeje nkajya ngira ngo sureba hari ubwo ubona amagera agahita ahangerera ari n'ahandi henshi nuko tutahavuga ariko Yesu amabiya yanyu amabiya ni aya Mico the best wasaze ngo yankwiye amabiya ngo aramwica amabiya se si inzoga siko biya ari inzoga sinzi impamvu uvuze ngo yarasaze ubwo ushatse kuvuga icyo ushatse kuvuga ko izatanywa nazo nzimunywera se izo ushoboye urazinywa sheri nayo izo nshoboye jena ajya akora ku gatamaze atagakoraho Yesu we utaneza itorero we utaneza abayeba we wowe ugasoma ariko witsibye itorero uyarasoma no kukaruba kamuzanire oya ni barambeke none se agafanta nukanywa agacupa nyine ka fanta none se niko navugaga bwa bari baba diakoni abakeneye kuzaya kubona nkabona bateye iperu kwa shushu ben ariko za tugaserera ariko arakanywa rwose agacupa ka fanta n'agatansi ahuhamo nta kibazo gihari hanyuma Jay wenda twaravuganye mbona wishimye cyane uri mu byishimo mwavuye w'aba promesse yego agaseke mwatuzaniye umunsi nakaherera tubwire mbese urugendo uko rwagenze urugendo rwagenze neza cyane uko nagiye ntekereza cyangwa ubwoba nagiye mfite muri jye ntabwo ariko nabisanze twaragiye batwakira neza nyamara tugihaguruka tugendanye nabonaga ishusho banyirukankaniye ku gipangu cyangwa se nakwinjira bakandeba nabi bakanjyanira inzara nagiye aribyo niteze ako nkigerayo ntabwo ariko nabisanze banyakiriye neza mbanza kugira ubwoba ariko ndavuga nti ibi bintu ntabwo iri shyamba ari ryeru tu aha ni ntahava ndi umusazi imyenda iri ku mutwe ndahava promesse wabo sheri wanjye birangiye ndavuga ngo banyiteguye tu kuko ntabwo twabatunguye babimenyeho mbere y'iminsi ibiri yuko tujyayo baratwakira ndakubwiza ukuri ku buryo bampaye na fanta nkabanza gufata ku mufuniko ngo ndebe ko agafuniko kakiriho vuga nisanga katariho sindi wigurane ngo nyihesheri wanjye wenda bataba bashyizemo ibimpitana karobe bihitana ndayitereka mbabwire ko ntari buyinywe tu cyangwa se ndi mu masengesho ku bw'amahirwe sanga icupa riracyafunze ariko masengesho kandi agiye gusura abantu bizi neza wajyayo wajyayo ukababwira uti ngeneyirije bitewe n'impamvu zawe ariko bataranzimanira nabo burya nasanze yari abakristo basenga barasenga mbaza Bikira Mariya nyine ni n'abakristo pe basoma no kwisomera ishapure cyane kuyivuga bavuga ishapure bijya binanira nigize mbaho mu Islam njye avuga ngo basoma idua cyangwa se bagira gute bavuga ishapure
barasenga nanjye bampa umwanya ndasenga ndasenga ariko numva ndujujwe sheri akajya ndeba agashaka kumfata nanjye nese nuzura n'umwuka wera icyo gihe ko yavuze n'indimi bisubiremo abanyarwanda muranseka ariko ntabwo birasekeje njyewe uzi uko yazivuze nkashaka no guseka avuze ngo nimba yaravuze ngo biragoye Sandrine bisaba kugira ngo yavuze indimi nyinshi zitandukanye aho ibyo nabaje ngo precato pa yavuga ni karabaye none ibi ni ibiki abona agira se ari ukuntu babigira ukanikanga Sandrine wa mugani ugize nk'ibyo umukubitse nk'umuntu umugeri ntiyagwa nko mu majyepfo aba meza atya abantu ubibona ko ari mu mwuka ikigaragara cyo icyo nabonaga cyo ni uko yari amaze kwisanzura yisanze mu muryango agatangira agasenga wa mugani umwuka w'Imana ukamusanga agatangira akavuga indimi ahubwo adusobanura icyo bivuga kuko njyewe ushobora kuba waranadutukaga birashoboka kuko akabati bibiginga reka nze mbyandagaze mu zindi ndimi Sandrine Mumbarize barize icyo bisobanura rwose yarabivuze kubera ko yasengaga twaba tugiye afite ibyo wenda yasabaga Imana niko mbikeka tugeraho kumubwira wenda ngo tubwire ibyo yavugaga nawe ashobora no kutabyibuka icyo yasabaga icyo gihe bigatuma turi bunasenye igomanire nimba biri butume bipfa byose byigumanire ni ikihe kintu cyagutunguye rero mukigerayo ni iwanyu kwa Jenny ho ni kwa nyirabukwe nimba ntibeshye ikintu cyantunguye ni uburyo famiye yatwakiriye muri rusange mu gihe mu rugendo twari tumazemo iminsi rutari rworoshye ariko nkabona nyine bamwakiriye neza nubwo ntarinzi ko watigeze abibona ko ari neza ariko byaje kurangira bibonye icyo kintu mbere na mbere nicyo nishimiye ikindi kintu nishimiye ni uko nyine twasabanye bikarangira nyine ibyari amahara kubiri bibaye ikintu kimwe wari umuryango watandukanye warongeye ukajya guhurira hamwe wadutangarije ngo ukigerayo wumvaga bashobora no kukuroga promesse icyo kintu nakimubwiye ntabwo nakimubwiye kuko numvaga ko burya kuvuga nabi umuryango uzashakamo cyangwa se umwana wabo hari igihe nawe urundi ruhande ashobora kukubonamo akandi kabazo ntabwo nabimubwiye nabibitse mu mutima wanjye ndabigendana ariko ndavuga ngo ngewe ndaba umuzamu w'ubuzima bwanjye cyangwa ubuzima bwe ngenda ndi kuri target ivuga ngo ndacunga sana mbese mu Giswahili ndacunga sana ku buryo nta kintu kiri bari buze kuduha gihumanye mbibona cyangwa se mbikeka yego promesse nakaye gashya wahabonye rero wagendanye na Jenny kuva mu gitondo kugeza umugoroba wose agashya kagutunguye kuri uwo munsi nakaye agashya kantunguye harimo izo ndimi yavuze nako nagashya ngiye ntago nari mbimuziho ikindi cyantunguye nyine muri rusange n'uburyo mami cyangwa se mama dogo wanjye n'umuryango muri rusange cyane ko aribo bari bafitanye ikibazo cyane yamwakiriye urabizi ko rero namusabye n'imbabazi akongera akabisubiramo ikindi nyine cyantunguye Jenny yarirekuye imbere ya kwa nyirabukwe ntabwo nari nzi ko biri bubeho birantungura cyane mbona birabaye jewe ni ikihe kintu cyagutunguriye mu munsi rero ujyana promesse mukirirwana umunsi wose kwa nyoko bukwe ikintu cyantunguye n'uburyo promesse ibintu ajya nkorera hano hanze cyangwa se atari iwabo yo kundirimbira no kumvugira umuvugo yatinyutse akabikora mu maso y'iwabo mva byarantunguye ndanarira dore ko amarira yanjye ntazi ahaturuka ndavuga se umuntu ni wabo ninzi ko abikora imbere ya kamera kuri Promesse and Jenny cyangwa kwa Sandrine ndavuga noneho abikoze ni wabo bareba na wa mubyeyi wari waranyanze nawe abibona iki kintu cyankozeho numva ndishimye ako afite n'akandi gashya yakoze ntari muzeho gusetse ayisa deba nako
kukureba nabi reka yivugire Prome. ngiye kubivuga ntunyange ni ibikize unyweye inzoga nyinshi yanyweye udupeti sikoro 8 kose dutashye agenda ambwira boxer yambaye ukuntu ari white arangije gusa kunshyira hanze biramushimishije koko ubu urishimye ese kujya tuba wabivuze sagashya se ubwo se bikumariye iki kuri kugumya unangunitse byawe koko uri kunsebya gutya kuri kamera urabizi ko bigiye kureba isi yose ahubwo ngo niba oya seri ntago ngusebeje gusa nakambere cyane gukomeza kubivuga utarakara gusa abakunzi bacu munyarukire kuri Jane and Promesse biriyo byose nabishyizeyo hanze none ubu ntago bivuga nacyo ngayo nguko nyine niwumva numva bimwe by'abagore bajya bavuga we ibanga nicyo bibagiwe none ibaza umuntu uvuga ngo nanywe ngo petit score 4 nanywe 8 two tubiri se twavuye ubwo mwaratumfunyikiye rero byo hatunywereye gusa umugabo n'ubundi umugabo so wizihirwa ra umugabo n'uwizihirwa kandi nta wundi muntu wabibonye usibye wo bivuze ikintu gitangaje nta handi hantu uzabibona handi se umubwira n'amabara ya boxer wambaye baba we icyo cyo rwose so unyemereye cyangwa nyihakane ntabwo mbizi rwose nabyo nyine kubera wari harimo udukoni nka turi utangiye kuncaginga uvuga ngo umunsi wari wancaginze wacaginzwe na petit score ariko ndumiwe ko arababeshya rwose ariko ubwo wasanga ari byo da ntawamenya we nta gashya yakoze cyangwa se agakoryo utari usanzwe wenda umuziho kuri uwo munsi mwirirwanye agashya se shakarahari yena nzi ko njye twaratashye nzi ko natashye njyenyine bukeye musanga mu rugo none bukeye se sinasanze turi kumwe ikintu gisekeje muri make yaje anyunyumva nk'umushoferi twaratashye mu modoka umushoferi yaducyuye agomba kunyura akanyuza mu rugo nawe agataha yaba yarihishe inyuma y'akabati yaba byarayenze gute ntago mbizi none ikintu gisekeje kusheri zirangwe twari bazikuye zande umuntu muzima ananirwa kwambara inkweto yari yambaye inkweto ireshya iryo hejuru umugani wa babandi kugenda akajya agenda ameze nagiye nkurandasa nari nasinze se jewe oya yari yakunaniye kuyigenderamo tuvugisha ukuri nyine uri umusirimu bajyana n'abantu badukurikiye barabizi ko uri umusirimu ntago ndi kugusebya ariko wambaye inkweto birakujabuka nase si wavuze ngo tubishyire hamwe nyine nuko zari ndende kandi ntamenyereye inkweto ndende kandi cyambaye ndende kandi uzi ko utabasha kuzigenderamo naye nabaye umusirimu nagiye kwa mabukwe nagiye nikweduye nyine nuko byari burangira atayibaba rero nuvuga ngo no kujya hano bwa sheri no kujya kwarura ngo byabaye ikibazo ngo iki yamfashe hano mbona biri bube ikibazo nabatsi rero sheri isanzura ube mu rugo nakajomyemo kugira bitagaragara nabi bamuzanira izifunguye ariko wari kuhasebera do wahagurutse se akadandabirana aha ati sheri nagakweto okay kandi koko waje umbwira ko katagukwira neza kari kukurya bakumera izi aho wambaye yadutiye aya kigaragara cyo ntago yari yadutiye koko ahubwo hari ukuntu uba ureba ukuntu ibintu bigezweho ariko so waje kubishyira utariba ukuntu bambara nyine bya bindi bigezweho urugero wenda ukagura nk'isi umuturage ntabwo uri umuturage ariko ubimenye ko n'umuntu wese ugeze ku iterambere akagura imodoka abanza kwiga kuyitwara urumva rero bashobora kuba warazambaye birakujabuka tuvugisha ukuri nawe byemere nanjye wabinyemeje karakiryo kugira ngo wiryaga witigisa kuriya mu muhanda no mu gipangu nese Prome mu gitondo byuko ugasanga Jenny nkararanye kandi uzi ko Jenny yatashye iwabo cyangwa si we ijambo rya mbere amubwerereye nta gitangaza kiba kirimerega biba ari ibintu bisanzwe ibyo birabaye ntabitendeka no kubaza ibindi je mise mbura n'ikindi mumaza tubwata ibyo ni ibisanzwe mbese nagashya karimo
hanyuma tubwire kubera icyo utahise utaha wari ufite ubwoba ko ari bugenda akarara atera indabo ako se mbabarira akaba umbwire yanapfa nicwa n'iki se nari nageze mu rugo nari kwicwa n'iki nari nageze mu rugo ariko izo nzoga abanyarwanda badukurikiye niba uri umugabo nkanjye koko sibyo uri umugabo usanzwe ugasomaho gakeya nkanjye uducupa turiya bavuze noneho utuje wumva umeze neza uri wanyu ndetse uri kumwe na shushu be nta kibazo uri bugire oya mbabuje kujya mu kabari none mugakora ibidakorwa kuri mu rugo wicaye uri buryame ukaruhuka nta kibazo urumva ariko ntabwo byari biri kuri level kuvuga ngo ziranca mu mazuru aya Jane nadusubize nari nzi ko mukibagiwe hasi ubu koko narya burya nararaye nazindukiye yimbeshye yarazindukiye nibyo komeye ukundara nta kintu bajya neza abajura nata narahazindukiye oya ako ubundi reka mbabaza ntago ndi umujura ntago niba sibyo nta mukobwa niba nta mugore niba promesse n'uwanjye ubundi bitwaye ikintu narayeyo ikibazo nuko nyine uri kubihakana okay naraharaye noneho bikire hanze kubera iki kubera ko ntago nari kumusiga n'ukuntu yinaniriwe noneho mari impungenge n'impaka iwacu kuri duza kuri Gerend Promesse narabitinya ariko noneho ndabivuze ubishyize hanze byose ku mugaragaro ku Karubanda i Nyanza hari abari bugutera amabuye bayantera mfate cyangwa arorere bavuga ati kubera iki wagiye kuraza umuntu mutarabana kuraza se kuraza gutandukanye nibyo baba bakeka unushaka kurana n'umuntu se ku buriri kandi mukabyuka nta kibazo cyabayeho munakundana gace nyine mukundana iyo mukundana kenshi imibiri irabashuka tubwizanye imibiri gushuka iyo udafite intego wiyemeje muri wowe imibiri gushuka iyo utavuga ngo hari icyo navuganye n'Imana nawe dufitanye amateka dufitanye amakuru mu gitondo Jeneza akarara yambaye ubusa nawe akarara yambaye mukabyuka mu gitondo ngo twararanye rwose ariko se kucyumva ubusa hari icyo twavuganye uretse gato dikoza Promesse reka nsubize Promesse araza kumbeshyira kubera rero wumva ko kubeshyera ni ikibazo nshaka kuzajya mu ijuru mba ngomba kuvugisha ukuri njye mba nshaka kuzajya mu ijuru njye nzacumuzwe n'akamanyu k'umutsima reka ese ubwo nyine twararanye turararana Promesse abaza n'ibindi avuga mbuze n'ikindi ndenzaho pe nyine ubwo nta kumiro ariko nyine katari cyane nta kumiro kugeza hano uranasigaye kinini cyose gikindi nta kumiro shaje Promesse ntabwo ndi umuzimuzi nari ibintu byinshi namubaza sindabikubwiye waravuze ati nta kumiro atariko katari cyane kumiro ka babiri ntacyo gatwaye none se ubu wowe ufite sheri wawe mukumirwa nta kibazo kibi ni uko uzumirwana n'undi nanjye nkumirwana n'undi ariko tuzumirwana twenyesha tuva mu kiganiro niga yacu ubundi wazanagutinyisha njye nuko mba mbibona ahubwo hari n'utuntu uzamwigisha tuvuge natwo dushyire hanze mbona Sandrine yamenye ibintu by'amakeya noneho ntabwo nzizi ntabwo ziruzura 100% reka nese umuntu utangiye kuvuga ngo ukanga kwemera ko waraye mu rugo urumva izo keya kuryamana no kurarana biratandukanye Promesse reka baze Jane ashobora kurara ngo umubiri ntubashuke niko yavuze Jane ngo umubiri ukawukomeza ukawufata ukifata hari ukuntu uzirike rega hari ukuntu uzirika yewe njye nyimara gukundana na Jane nashatse inshimangiro mu nzu hanyuma ndangije iyo Jane umubiri wiwe wamunaniye ntamubwani usumika hariya nanjye wanjye unaniye nanjye dufite iminyururu itandukanye atabana shaka umunyururu wawe rero hakirikare Jane yamunoshe ati wakabyare wagejeje ngo kareka kuguma mbeshyera nako ukareka kuguma byose wabivuza mbeshyera yes nababwiye jerega oya nge ndashaka kujya mu ijuru nabye mbivuga yego wajuru rero kandi naje gusanga icyaha cyo kubeshya
bizatuma tutajya mu ijuru abenshi abenshi. Ngaho ndi kuri telefone ngo ndi muri bisi kandi ndi mu nzu naranateganya no kuza ngaho so numbaza n'ibya sheri wanjye mbiguhishe ko nzarimburwa no ko navugishije ukuri kuri sheri wanjye. hari ikibazo ngiye koza Jane ngiye koza ikibazo kigira gutya Promesse nzi ko inzu abamo aho nabasanze ifite ibyumba 2 sibyo ikagira na saro kubera icyo ahubwo koko kumugana Promesse niba utabushaka izo ngaruka udavuga ati noneho ngewe reka nigira mu cyumba cyawe po Promesse mu bise yiryamire ukwe Sandrine cyangwa se wenda ukabwira umukozi ati genda muri saro byibuze ukagira iki ukavuga uti reka mfata icyo cyemezo nirarane cyangwa se umusore wanyarare muri saro ariko ukagenda ukwemerukana na Promesse kandi izo ngaruka ushaka kuzirinda ariko kuko wize n'amategeko urimo urananika ngo mve kwizima nkwemerere kari byo uri kumva ukuntu uri muneka dukuneka Promesse yamaze kubyemera Promesse yambeshyeye sheri none ngwise na Promesse kubera wambeshyeye noneho reka nkubwire turaza kubivuga Sandrine reka nkubwire ubundi reka nkwibwirire sibyo yego noneho naraharaye yego kandi nta kintu twakoze sibyo ntago twaryamanye yego ibyumba ni 2 ntago twararanye ibyumba ni 2 koko ariko why not ngomba kujya kurara kure ye hagize se nk'agakobwa kayitumbukiza akagacinyuma nagara agakobwa kubatuka kandi uhari se wabwirwa n'iki ngaho ubundi tutaretse no kubeshya wowe wasiga uruhinja mu cyumba kigira ukirarana ruba rukeneye ibere yisubi ine hoya tuduspose ngende uruhinja nkeneye ibere ariko ibere nyine ugiye kuvuga ko ujya wonka noneho nanone mutumva ko ndi uruhinja natanze urugero rw'uruhinja no kuvuga ngo uruhinja ni rutana n'umubyeyi sibyo nanjye rero nafashe ngewe nigereranya nk'uruhinja noneho uyu nguyu ni Mary wanjye urumva bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko mu gihe wenda nagize amahirwe nkamubona ikindi se kinkwiye nko kundirimbira urabizi ko abizi udusigo nitwo twambe none se yajya nsigura niba no kunsigura niba no kugira gute mumbabarire ninza kuvuga ikinyarwanda nabi ari mu cyumba kimwe ndi mu kindi mu masaha y'ijoro je narimba cyane umva ndavuga ko bya bisiga kabiririmba nyine hari igihe repeta nyine urumva ako Sandrine nayo wakabye Sandrine n'umunetse okay, nta kibazo sheri waretse kari kutuneka karo bivuze ngo raririmba ngo ntiyajyamuta muri izo ndirimbo zisende kuririmba n'icyaha mwajya muririmbira muri salo turirimbira muri salo se nkande muri salo ko bahaganirira baraharirimba muri salo abera ibiganiro ntago haririmbira ubundi kugira ngo wumve ijwi ryawe neza ujya mu cyumba kugira ngo wumve ko abantu bari muri salo bakakubwira wow voilà ijwi rye ni ryiza komerezaho ahubwo wakwibaza ngo ninde uri muri salo ubuseka iyo ari kuririmba kadogo ntabayumva indirimbo ari gutera ikibazo si indirimbo zose kandi nziza aririmba indirimbo harimo iza Kamariza harimo bya bisigo n'abandi ubwo zayo mukuru jarese bangizayo ubwo zayo kanimba ari zayo ni tempo rwa rusenyo njya numva bavuga ariko icyonzi cyo mbo aririmba neza hagati aho aririmba neza nanagushimira uririmba neza indirimbo zo mwijoro ko ndaza gushaka umucuranzi ajya gufasha mu majwi yawe neza ufite ikindi ngewe ikintu nzaguhemba nzakujyana muri studio noneho ugakore neza ugapronosora yavuga gupronosora Jana azi kuririmba Jana azi kuririmba bajya ngo bazambwira ngo njye kubaririmbira nabo hari ikibazo bazakwishyure njye kuririmba sazi ndirimba nkuririmbira ngo zazi ndaririmba izo ririmba se none bazanyishyure njye kubaririmbira sazi ndi nkuririmbira ni se uririmba none wafite ize z'umwihariko urabizana okay naba ari mu kidara urumva
batumiye abantu benshi uzaririmba ariko naba ari umuntu umwe ku giti cye wagutumiye nkanjye nkuko njya nkutumira nkakwishyura oya ku giti cyanjye mbo nishimwe muha ntago mwishyura kubera aririmba neza mu ijoro uramushimira. tujye tureka kubeshya tujye tugira umuco sibyo iyo wishimye uba ugomba kugaba nyine. uko aririmbye iyo yaje gusaba kuririmba uko yakuririmbira mwishyura ndamwishyura utubizu tune ndatumuha. shaje burya ufite ibanga uzi no kuririmba. ndabizi kundi wahise umuririmbira ka karimbo ujye undirimbira ubu kugira ngo yemere ko kanahari si umuntu naza kunkorera amabarara haza akarimbo ka nijoro kabaho oya ririmba njyewe ndirimbira aho ya ndirimbira akahe kawayesi ako ntako narinzi nkumvise hano ubwo iyo ndirimbo ubwo nyiririmba wagiye udahari mba nagiye hera ntacyo nzi wibuze turekera ndatsinzwe byose babishyize hanze mbega abantu we ariko shaje yari umuhanga koko ati yibuze prome mbarisa je nibazo binakoze ibibazo bibiri dusoze akira mikro kubera icyo mbwiye ngo ndibura nubwo hari igihe kigera ukibura nanjye nkagushaka nkabona wowe ubwawe ntuzahuri nta kindi namubaza ubwo byarangiye nawe nakubaze rakibazo nambaze kandi umbaze ibibazo byoroshye iyo wibuze nyuma ukaza kwibona kwibura wowe nyuma ukaza kwibona wumva wari uri hehe mpita nkwibonekeza none se buriya ntujya utekereza ko ushobora kuzibura burundu ntuzajya ugaruka nziburira muri wowe ntaribe byarangiye ibibazo urakoze cyane mbega nje ndagushimiye cyane wari ukwiye guhera kuri njye kuko umuntu uzongera gushimira Shushu Bembere umunyamakuru wari we wese uretse ko ibintu by'itangazamakuru nta nubwo tuzongera no kubijyamo. reka mbere ku mutware Promise wakoze cyane n'ubundi dukunda icyubahiro namwe mwakoze nawe wakoze kumbwira ko niyura ndashimira n'abadukurikiye kuko namwe mwakoze rwose muri intwari kandi wowe ureba ntukore subscribe uri umwanzi ufite igisasu gishobora guturika umunsi uwo ari wo wose cyangwa igihe icyo ari cyo cyose kanda subscribe twumvikane. Sandrine nagusabye agafuka k'umuceri arakubwiye ngo kanda subscribe ujye ureba video ze kandi wibuke ko natwe dufite channel nako urubuga rwanye na Promesse nako ufite channel nako urubuga tayari yamaze kwibura umundi uko njya nibura yibuze kumujyamo nibura murabona ukuntu njya nibura hari ukuntu Sandrine yahise akurura ukuntu yibwira ko yabaye nijoro azi ngo ijoro ntago rirajya arababeshya nibyo nari ndimo mvuga. Hanyuma umusanzu wanyu ni uw'ingenzi pe muri abantu b'abagabo kandi turabakunda cyane Promesse na Jenny ndetse na Sandrine ahora bimbwira behind camera pana kuba turi gutya kambwira ngewe abantu inshuti ngira za mbere ni abakunzi baba ku Gasaro muri abantu rero beza natwe turabakunda kandi mujye mukunda Agasaro mukunde na Promesse and Jenny nimukunda Agasaro konyine kandi Agasaro ubwo Promesse na Sandrine na Jenny bamaze kuba inshuti magara ubwo namwe muri inshuti zacu niba muri uruhande rumwe muri abana babi uzirikane ko ari naho batumenyeye ariko mbya mbona abakunzi banjye benshi aribo baza kuri Promesse and Jenny njya mbibona amazina yabo yego abenshi pe njya mbibona benshi hari n'abandika komenti tuvuye ku Gasaro iki abakunzi banjye benshi babona ku biganiro byanyu kandi bakomerezaho yego Jenny
karame. thank you so much. Thank you too. yabaye na keza Njye sundi nari kabi. ukamvuge rimwe none nawe nanze kuvuga uriribagiza ni ukuri kw'Imana urabahiga pe kano kazurusha ati dusoze Ko mukubise urushyira ungana gucece. oya ruriya ubundi ajya nkubita nk'ibiro 2 abajya nkubita nk'ibiro 2 yankubise inusu hari icyo abashaka kumbwira ikiro hari icyo abashaka kumbwira nuvuga ngo ankubise inusu arambwiye ati sheri wibuke ko tugiye gutaha kandi umenye ko mu kanya ari ukuruhuka. Yes we. Bye. Hari ikizuba. Bye. Bye. Gasaro TV.